kubasuhuza nshuti bakunzi ba Makuru TV mu kiganiro Makuru Kibana. Njyewe ni Uncle Tony mu kiganiro Makuru Kibana. Nkuko musanzwe mukurikira ikiganiro Makuru Kibana kigizwe n'ibice bitatu. Tumenya umuco nyarwanda, harimo indangagaciro, kirazira, ururimi, amateka, ubuvanganzo, ibisakuzo, imigani, uburezi n'uburere. Ese uburezi ni iki? Kuririmba, utuntu n'utundi, harimo impano zitandukanye. Baza nkubaze niho dusangamo hantu tuba twaganiriye n'abana. Muraza kubibona aho tubaza umwana ese sakwe hakurya mu bihugu, akagusubiza ngo ikizi kitagera abantu. Muraza kubikurikira. Igice cya gatatu ni iyobokamana. Nshuti bakunzi ba Makuru Kibana, aho tugenda tuganiriza abana basengera mu madini atandukanye, mu Bisilamu, mu Katolike, mu Adventiste, hose tubagererayo. Turi mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Mageragere, akagari ka Nyaruyenzi. Ibindi muraza kubikurikira kuri screen zanyu. Murakoze. Nshuti bakunzi ba Makuru TV, ahangaha twatembere hirya no hino. Ubu ngubu turi ku ishuri rya IPR Karugira, aho twagiye kureba uko abana bari gutangira mu mwaka wa 2022-2023. Abana urabona ko babukereye ndetse n'ababyeyi babo. Hari urujya n'uruza, ubona ko abana bari bamaze igihe kingana n'amezi 2 bitegura, ndetse koko murabona ko itangira ry'amashuri, ababyeyi baje kwandikisha abana bashyashya. Abandi nabo bari basanzwe bafite abana ku iki kigo cya IPR Karugira. Ni ikigo cyiza gitsindisha. Nk'uko mwakomeje kubikurikirana, ni urujya n'uruza. Hari abaje baherekeje abana babo kugira ngo barebe umwaka bagiye kwimukiramo. Umwana wigaga mu wa 3 agiye kujya mu wa 4. Mbega urabona ni ibintu byiza cyane. Ni ikigo giherereye hano mu murenge wa Kigarama, akagari Karugira, ni Murambi. Ni ikigo cyiza gitsindisha cyane, ko ukeneye no kuzana umwana wawe ni ahantu hatayoberanye. Ni ikigo cyiza cyane. Nk'uko mukomeza kubikurikirana rero, tugiye kugenda tuganira ndetse n'ababyeyi babo, ndetse kandi bakanabaherekeza. Urabona ko ni ibintu biteguye cyane, ntabwo ari ibintu byaje aka kanya. Ni ibintu bamaze igihe bategura, ubona ko n'abana ubwabo barabyiteguye neza. Ugiye kwitwibwira, witwa nde? Niyo nkuru Irene. Umeze neza?
uri kumwe na Uncle Tony mu kiganiro makuru kibana, aho tugenda hirya no hino tugasura ibigo bitandukanye tukareba abana bari kwiga gute, abasubiye ku ishuri ni bande, abarivuyemo ni bande, tukagerageza kubafasha gusubira ku ishuri. Irene, ubu rero umaze iminsi uri mu Minisiteri y'Uburezi yateguye ko abana basubira ku ishuri, ubu wagarutse. Ugarukanye izihe ngamba? Ugarukanye ingamba zo kwisubiraho, niga neza nkatsinda. Wumva uzazana amanota angahe? Wumva uzazana amanota angahe? Na 75. Uri kumwe na mugenzi wawe, nawe atubwire uko bimeze. Umeze gute? Witwa nde? Nitwa Mizero Tona Odi. Mizero, hanyuma umaze igihe mu biruhuko, ariko uyu munsi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 wagarutse ku ishuri. Ugarukanye izihe ngamba? kwiga neza, tugashimira leta urashimira leta yagabanyije amafaranga kugira ngo murusheho kwiga neza. Hanyuma niki wabwira abandi bana bari hirya no hino batigaga? bashishikariza kwiga. Yego. N'amafaranga baragabanyije, abana bose bagomba kuza bakiga. Ese wumvise baragabanyije angahe bitewe n'ayo mwatangaga umwaka ushize? Twatangaga 12, turi gutanga 975 gufata ifunguro. Muzaba munarya. Minervare ni 7. Nuba mwebwe mugiye kuzajya mutanga amafaranga 975. Umva ko no kurya birimo byose. Reka rero ngushimire, Imana iguhe umugisha kandi nkwifurije gutsinda. Ndi hano kuko mfite umwana uhiga. Yego. Agiye kujya mu mwaka wa 5. Naje nyine kugira ngo ndebe ishuri bamwimuriyemo n'umutico uzamwigisha. Yego. Hanyuma Goreti, abana bari bamaze igihe mu kiruhuko, ngira ngo umwibazaga mbese abana bazajya ku ishuri gute, baratinze. Mugize amahirwe mubona uyu munsi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 Minisiteri y'Uburezi iravuga ati abana bazatangira kuri uyu munsi. Mugize n'amahirwe mwumva minervare barayigabanyije, mwabyakiriye gute? Twabyakiriye neza cyane kuko kubona amafaranga y'ishuri akenshi byaratugoraga. Yego. Ariko ubu twarishimye cyane kuko yaragabanutse cyane ku buryo bugaragara. Twabyakiriye neza cyane, twarishimye nk'ababyeyi. Yego. Bivuze yuko nta mwana uzongera kuvuga ngo yabuze minervare ijya ku ishuri, umwana wese azajya ku ishuri. Ndizera ko nta mwana uzabura uko yiga kuko minervare nkurikije amafaranga tugiye kujya dutanga ni udufaranga duke cyane. Ndumva nta mubyeyi wabura amafaranga 1900 tuzatanga. Ayo mafaranga nta mubyeyi, ntekereza ko ntawapfa kuyabura. Yego. Hanyuma hari abandi babyeyi baba bari hirya no hino bavuga ngo ibyo se ngo bizakurikizwa. We wahigereye, ni ubuhe butumwa ushobora guhereza abandi babyeyi bari hirya no hino? Nabamara impungenge yuko bizakurikizwa. Yego. Bizakurikizwa rwose, nibazana abana ku mashuri bige, ibintu bigende neza. Iyi rero ni Makuru Ki TV mu kiganiro Makuru Kibana, aho tugenda tuganira n'ababyeyi b'abana bari hirya no hino, tukareba uburere n'uburezi, tukareba umuco nyarwanda, tukareba imyidagaduro. Ahangaha rero twari turi kumwe n'umubyeyi urerera ahangaha, akaba atubwiye uko abyumva uyu mwaka 2022 na 2023, aho abana batangiye uko bimeze. Ari nayo mpamvu yazindutse kuza ahangaha kugira ngo yirebere ibyo koko Minisiteri y'Uburezi yavuze ko ibigo biri kubishyira mu bikorwa. Goreti rero ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Turacyari kumwe n'abandi bana, hano turi kumwe n'undi mwana agiye kutwibwira, atubwire n'umwaka yigamo. Amakuru yawe? Meze neza? Witwa nde?
umwari Vanessa, ahangaha uri kuri Makuru TV mu kiganiro Makuru Kibana. Nk'uko twakomeje kubibabwira, tugenda hirya no hino tugasura abana. Vanessa, hanyuma watangiye umwaka w'amashuri 2022 2023 ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 mwatangiye umwaka w'amashuri. Hanyuma wigaga mu mwaka wa kangahe, wimukiye mu mwaka wa kangahe? Wimukiye mu wa gatandatu. Hanyuma Vanessa, wiga mu wa gatanu uvuga ngo ngiye gukora ibizame nimukire mu mwaka wa gatandatu, wumvaga nugera mu wa gatandatu bizaba bimeze bite? mbere yo kubitekereza navugaga ninjya mu wa gatandatu nabanje kugira uti uwa gatandatu umwaka wa gatandatu nzawutsinda cyane kurusha uko natsinze iyindi myaka. Bivuze ngo wazanye intego yo gutsinda. Wumva uzagira amanota angahe mu mwaka wa gatandatu? Sinayamenya ariko nzagira amanota meza. Hari ikigo cyanyu cyitwa ngo iki? Eperi Karugira. Hanyuma ikigo cya Eperi Karugira kizwiho gutsindisha abanyeshuri benshi kandi ku rwego ruri hejuru. Bivuze ngo nawe abo ngabo uzabazamo. Ubifashijwemo nande? Ubushize ubwo nari ahangaha nje gusura nanone abana, ngira ngo twaraganiriye, bivuze yuko ibintu byose ubigeramo neza kandi ukabigendamo neza, bivuze yuko uri umuhanga mu ishuri. Yego. Iyo ukomeje kwiyumvisha ko uri umuhanga akenshi bigutera gutsinda. Yego. Uje mwavuye inyuma utaragira ubumenyi buhagije. Ku buryo niba wiyumvisha ko nta bumenyi buhagije ufite ugomba kwiga cyane. Yego. Kugeza aho ugejeje ku kigero nshaka. Ese kugira ngo utsinde ni ikihe kintu ukoresha? Kugira ngo utsinde. Nta kugaragaza mu ishuri ndetse no gusubiramo amasomo. None se abandi bana bo yo muri kwigana mwiga gute? Twiga nk'ibisanzwe. Nk'iyo mwarimu adahari se bigenda bite? Iyo mwarimu adahari umwaka washize iyo mwarimu adahari yaburamo abaderanja. Yego. Yaburamo n'abasubiramo amasomo. Ka Vanessa, ni iki wabwira abandi bana bari ku bindi bigo bazakurikirana iki kiganiro? Abandi bana gusubiramo amasomo. Yego. Kandi bakagira inkomere yo gukora ibintu. Bivuze ngo abana bari mu wa gatandatu bose ni iki bagomba gukora? Ujyanye he mutubahiriza amategeko. Bagakurikira mwarimu. Yego. N'ibindi byose byatuma batsinda. Yego. Sa Vanessa, rero ndagushimiye cyane. Imana iguhe umugisha kandi nkwifurije gutsinda. Hano turi kumwe n'uwundi mwana. Abandi bana turi kumwe ni bande? Amakuru yawe? Witwa ndese? Mucyo. Hanyuma Mucyo, ugiye kwiga mu wa kangahe? Mu wa gatandatu. Wowe se? Patrick. Gisubizo. Hanyuma wigaga mu mwaka wa kangahe, ubu ngubu ugiye wimukiye mu wa kangahe? Ubu uri kwiga mu wa gatandatu. Hanyuma nihe ntego ufite mu mwaka wa gatandatu? Mugiye kujya murya no ku ishuri? Ubu mwatangiye? Ubu ngubu mugiye kurya ku ishuri, ntago muri bujye mu rugo. Na minervari barayigabanyije. Mugiye kujya mwishyura amafaranga angahe? 975. Hanyuma hari abandi bana wabuzi batari ku ishuri? Ubwo ni ubuhe bukangurambaga ugiye gukora kumva minervari bayigabanyije? Baramutse barangira kugana ishuri kubera yuko ni makeya cyane. Ni makeya cyane. Nta mubyeyi utayabona? Nta mubyeyi utayabona aya mafaranga?
n'umwana yarishakira nibyo hano turi kumwe n'abandi bana rero bagiye kutwibwira umeze bite uri mu kiganiro makuru kibana witwa ndetse wigaga mu wa kangahe wimukiye mu wa kangahe Jean Claude hanyuma ni gute witeguye umwaka wa gatandatu urumva uzatsinda ikizamini cya leta kuko ugeze mu wa gatandatu uhita utangira gutekereza uko nzakora ikizamini cya leta uri mu wa gatanu waravugaga gute usenga imana ati mana uzambabarire nimuke mu mwaka wa gatandatu ariko ubu wawugezemo ubu bivuze yuko ugiye gukora cyane reka ngushimire rero ubwo nkwifurije gutsinda umwaka wa 2022 2023 uzawugiremo amahirwe ndetse no gutsinda sibyo saba ndagushimira ni mu mwaka wa mbere iperika rugira aho twasanze mwarimu atangira kwigisha ku munsi wa mbere kugira ngo abana bagende bamenyera amakuru TV tukaba turi mu kigo cya iperika rugira tukaba twageze mu mwaka wa mbere tukaba turi kumwe n'umwarimu uhigisha agiye kutwibwira nitwa Nyirabapagasinirete nigisha mu mwaka wa mbere hano Karugira mwarimu wigisha hano Karugira waba umaze imyaka ingahe hano angama maze imyaka 18 ariko mu mwaka uburezi maze imyaka 38 ni imyaka myinshi cyane ntaravuka ni umurimo nkunda cyane nabibonye aho abana mwaririmbaga akaririmbo karimo inyajwi musimbuka rwose ubona ko nawe uri umwana nkabo hanyuma se ntago bikubangamira kuba ufite imyaka iri hejuru ariko ukaba usimbuka n'abana ntabwo bimbangamira kuko ni ibintu wamenyereye mu mwaka wa mbere maze imyaka myinshi ku buryo abana nigishije mu wa mbere bajya bangurana aniveriseri n'ikintu cyiza natangariza abantu nuko umwana wanjye yagiye kwiga kaminuza muri Inesi akagera ku muntu nigishije wari umudiregiteri w'amashuri hariya ahita amubwira ati ngwino ube mu rugo akabigishije neza ntarizana garidiyene ibyo rero bituma nkunda umurimo cyane ibyo ngibyo ni hahandi baciye umugani bavuga ngo gira neza wigendere hanyuma umwuga w'uburezi hari abantu bavuga ngo ntago bawujyamo niyihe nama wabagira inama nabagira
nuko bawukunda kandi ntabwo umuntu akora umurimo w'uburezi ari mu mushahara. Dushimira leta ko yadushyiriyeho kariya kantu, ariko na mbere hose ngewe ndeba abana nigishije nkareba intambwe bateye. Iyo mpuye n'umwana nigisha akambwira ati nkora aha, biranshimisha. Nahura n'umwana nigisha ati tica nyigishije mu wa mbere, biranshimisha nkumva ariwo mushahara. Yego. Abenshi bakora bavuga ngo twigishe twigendere, umwana yabyumva atabyumva ibyo ntago bindeba, ariko wowe uravuga ati njyewe inyungu yanjye ni ukuba umwana yamenye. Ariko nk'uko nahoze mbibona, niyo mpamvu ababyeyi bagiye bazana abana hano benshi bakavuga ati nta kindi kigo twajyaho uretse iperi Karugira. Iki kigo ni gitoya, ariko kubera umusaruro tubona nuko twita ku bana, ababyeyi baradukunda cyane. kugira ngo mwabyiboneye tugira umusaruro, kandi abana bakomeza bahura n'abariya bana bo mu bigo byigiye ugasanga dufite umusaruro. Hanyuma kwiga imyaka 38 umaze mu burezi, ikindi kandi wigishaga mu wa mbere, ni izihe mbogamizi zibamo? Imbogamizi zibamo ni ukwakira utwana dutoya bamenyereje bagenda bamenyera. Bivuze ngo ugiye mu wundi mwaka byakugora? Ntabwo byangora, hose nahigiye.